Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Mahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, kandi ndabifuriza umwaka mwiza wa 2024. Imana y'amahoro ibashyigikire, uzababere umwaka w'ihumure, umwaka w'umugisha, umwaka w'ibyishimo no kurushaho kwegera Imana. Imana izabatunganirize ameza mu maso y'abanzi banyu, ko bwije nuko bukeye basiga amavuta mu mutwe, igikombe cyanyu gisesekare. Kugirirwa neza n'imbabazi z'Imana bizabomeho muri uyu mwaka wa 2024 ndetse n'iminsi yose mukiriho. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Ndashima Imana kubw'abambanjirije. Ngewe nje kuwa gatanu gusoza iki cyumweru, ndabasabira umugisha aho turimo kuganira ku nshuti y'Imana Aburahamu, ibyo tumwigiraho. Rero ndasenga Imana kugira ngo iherekereshe ibitangaza n'ibimenyetso amagambo batubwiye kuva ku wa mbere kugera uyu munsi ariyo tukivuga. Ndasenga ngo Imana yaherekereshe ibitangaza n'ibimenyetso mu mitima yacu, ayo twumvise iki cyumweru nayo twumvise mbere, kugira ngo tuyabikire mu mitima yacu bitume tudacumura ku Mana. Imana ibaha umugisha. Mu nkundire rero dusoma amagambo y'Imana nanone mu gitabo kitangira ibice 22, turahera ku murongo waho wa mbere. Hatubwira uburyo Imana yagerageje Aburahamu imutegeka kuyitambira Isaka, wa mwana umwe w'ikinege yari yarahawe, yari yarahereweho amasezerano. Imana imutegeka kumutamba. Handitswe ngo umurongo wa mbere, handitswe ngo hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu, aritaba ati karame. Iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'Imoriya, mutambire yo ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyoswa. Dusome ku murongo wa 5. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati musigare hano n'indogobe, nge n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Dusoma umurongo wa 7, handitswe ngo Isaka hamagara se. Aburahamu ati data. Aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Dusoma umurongo wa 10, aranditswe ngo Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubu menye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yitaho hantu Yehova Yire, nk'uko bavuga na bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabona. Haleluya. Narinje kukubwira ngo uhumure, ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Igiki? Igitambo. Ku musozi w'Uwiteka kizabona. Bakundwa bene data, wa Aburahamu Imana yahamagaye ikamukura
mu bigirwamana byo kwatera, urumva yabanje kubibamo nk'umwana ukorerana n'ababyeyi, wumvira ababyeyi, ariko igihe kiragera Imana iramuhamagara, arayumvira, arayitaba, araza, Imana imuha amasezerano, igendana nawe, ariko Imana imubwira uko ahagurutse n'uburyo izamuha umugisha, ariko hagati yagiye ahura n'ibibazo. Nibuka inzara yahuye nayo aho yarari, bigatuma ananahunga akajya kuba impunzi, akajya mu gihugu cya Egiputa. Bene data, Imana igitubwira uko duhagurutse, kaduha amasezerano yaho izatugeza. Natwe twarahagurutse, turimo turajya mu ijuru, dufite amasezerano ko mu ijuru hari ibyicaro byiza Imana yateguye, ariko hagati y'aho duhagurukiye n'aho tujya, hagati aho harimo inzara, harimo guhunga, harimo imiraba, harimo imiyaga, ariko muhumure, Imana twavuganye, iyo twasezeranye nayo nitabasha kubeshya izadusohoza. Ntabwo yabeshya Aburahamu, byamubwiye yarabisohoje. Gusa icyo Aburahamu yakoze, yaritabye, yarumviye. Natwe nitwumvira Imana, ibyo twahura nabyo hagati y'aho twahagurukiye n'aho tujya, Imana ntizabura kubana natwe. Hanyuma rero wa mwana Aburahamu yahereweho amasezerano, bakundwa bene data, ko ari uzakomokwaho n'imiryango myinshi. Imana ibona ko Aburahamu amukunze cyane, iramubwira ngo ndamushaka ajya kumuntambira. Ariko kugira ngo Aburahamu yereke Imana ko akiyikunze, ko ayizeye, ni wowe wamunsezeranije, ni wowe wamumpaye. Bibiliya igitubwira mu gitabo cy'Abaheburayo ngo Aburahamu ngo yizeye Imana, ndetse ngo yumva yuko naho Isaka yapfa, Imana ibasha kumumugarurira nk'uzutse. Kandi niko byagenze, aremera, arumvira, arahaguruka. Twasomye ko hano yagiye gutambira umwana aho Imana yamubwiye, yambwira ati gende, na n'uyu ndahakwereka, nka kwa kundi yamuhagurukije atazi yajya, yambwira ati haguruka, ndakwereka aho ujye kumuntambira. Aragenda. Twabonye ngo hasigaye hashize iminsi, ngo ku munsi wa gatatu bakiri mu nzira, hano habwira babagaragu bari kumwe nawe, baravuga ati musigare hano, musigara n'izi ndogobe, njyewe n'uyu muhungu tugiye gusengera hariya hirya turagaruka. Wumvise kwizera? Ariko Imana yamubwiye ko ari kujya kumutamba. Kwizera ku mutima we, arizeye, aragiye. Ikindi nuko ntaho dusoma ko yabibwiye nyina w'umwana ntabyo yarazi. Ahari yabimubwira yari kumubuza, arabyumva nawe umwana wo mu zabukuru. Aburahamu aragenda arumvira. Uwahamagawe afite imyaka 75, biri tubwira ko yabyaye afite imyaka 100. Ubwo hari hashize imyaka ingahe? 25 ategereje isezerano. Ubu uritegereje umwaka, urabona ko ryatinze, urabona ko bigoye, urumva wanabivamo, urumva Imana yarabyibagiye. Aburahamu sogokuruza bizera yategereje imyaka 25. Nuko mu kwizera arababwira ngo jye n'uyu mwana turagaruka tuvuye gusenga. Yari afite kwizera kwa mugaruriro. Hanyuma mu magambo ajya mbabaza, agakora ku mutima wanjye, aba hano muri Bibiliya abamo, ariko rimwe ni ryo ku murongo wa 7. Isaka ngo ahamagara Sara amubaza ngo data, dore inkwi, dore umuriro, ariko ntabwo dufite umwana w'intama. Ntabwo yarazi ko ari we. Ntabwo dufite igitambo cyo koza. Ntabwo yarazi ko ari we. Ise nanone mu kwizera aramubwira ati tuza mwana wanjye, Imana iri bwishakire umwana w'intama, ku musozi w'Uwiteka kizabona. Haleluya. Baragenda ngo igihe kiragera, yo Mana yanjye, bagera ku gitambo. Reba urugendo bakoze uko rureshya. Naratekereje kuri rugendo, ndavuga ngo hari Imana yageraga ngo irebe ko Aburahamu aza kwisubiraho, akagenda bitekerezaho, wenda akisubiraho, ariko ntiyisubiyeho. Yakomeje yizera Imana, aravuga ati by'Imana izambwira byose nzabikora. Ibasha kumungarurira nk'uzutse, kuko isezerano ry'Imana ntirihera. Ibyo yambwiye ntiyakwisubira hitabikoze, naho yapfiza mungarura nk'uzutse, maze urubyaro, maze amahanga azakomoke kuri uyu mwana. Ndabizi navuganye nitabasha kubeshya. Mbega kwizera. Imana iduhe kwizera ngo kwa Aburahamu ni sogokuruza. Dore bajye bavuga ngo imfura isa na se. Mu muryango tugira ibyo dukomora mu miryango, tunakomore kuri sogokuruza wacu, tumukomoreho kwizera nk'uko nguko.
Imana ibaha umugisha. Twasomye rero hariya ngo igihe cyarageze aramaramaza, wa mwana bamuboha. Areba abana b'iki gihe ntabwo mbizi, uramubwira ngo ajye no gusenga ntiyemera, ariko bamubohera ku gitambo. Imana iduha abana bubaha. Bamubohera ku gute? Koko ku gitambo ni gute? Aho bateguye kumutambira igitambo, aremera. Aburahamu amaramaje, azamura inkota, azamura ikiganza agiye kumusogota. Twasomye ngo yumva ijwi riramubwira ngo noneho mbonye ko umaramaje kunkunda, ntabwo ngishidikanya. Imana iramubwira, mbese nawe Imana irabona yuko umaramaje kuyikunda, kuyizera. Icyambi ikaba ariko imboni, ikaba ariko nawe kubona. Iravuga ngo mbonye ko umaramaje kunyizera, uwo mwana ntumukoreho rwose, ntumukoreho. Nuko ngo Aburahamu ahindukiye hirya, ngo arebye ngo abone intama yafashwe mu gihuru, ngo aho hantu ahita izina ngo hitwa Yehova Yire, ngo bisobanurwa ngo ku musozi Uwiteka kizabona. Birashoboka kubona ibigoye, birashoboka kubona ibirimo bikuvuna mu rugendo. Aburahamu ntabwo yahuye na bike. Yageze naho atandukana n'umwishywa we, yageze naho Mana yanjye, yageze naho ajya kurwana urugamba bamufashe mbiri, ariko byose agenda abyitwaramo neza. Ahambere nuko yageze aho atandukana nawe bamwishywa we mbere, ariko abyitwaramo neza aciye bugufi. Aho umwishywa we agiye bigeraho bamunyaga, ariko araza abyitwaramo neza ajya kumutabara. Bigeraho igihe kigera amugarukanye nyiri igihugu Sodomo n'Igomora, ashaka kumuha ibiguzi. Aramubwira ati wapi, byijyanire. Akora neza atateganije inyungu. Aramubwira ati byijyanire, utazavuga ngo utungishije Aburahamu. Gukora neza udateganije igihembo ni byinshi twakwigera kuri Aburahamu. Aje ngo ahura n'umwami w'i Salemu, ajya gushima Imana, atanga icya cumi cya mbere cyatanzwe na Aburahamu. Niwe wa mbere watanze icya 10. Nibyo twabimwigiraho. Imana y'amahoro idufashe. Nagira ngo nkubwire ngo umubiri kukuvuna, umubiri kukurushya, ku musozi Uwiteka kizabonwa. Hariho iby'Imana yateguye, wikomeza wizere, umeza wumvire. Hariho ibyo yakubwiye ugihaguruka, hari ibyo yakwijeje aho uri kujya. Turi kujya mu ijuru, urugendo n'ururerure, ariko harimo imiyaga, ni mu bikombe, ni mu misozi aho duca tujya ibwami. Ariko humure mu bigoye, mu birushya. Twavuganye nitabasha kubeshya no kubikora izabikora. Muri icyo kikuruhije uhumure, ku musozi Uwiteka kizabona. Gusa komeza wizere, komeza ube hafi y'Imana, ntucogore kandi ntiwitiranye bisa n'amasezerano. Aburahamu yabonye Ishimayeli mu ntege nke, babonye mu ntege nke, mu kutihangana, abyitiranya n'isezerano rizima rikuru ryari guturuka kuri Isaka. Ntugire ibyo witiranya n'amasezerano. Hariho abantu bajya babivamo, bagasezeranywa inzu, bagasezeranywa imodoka cyangwa ubundi butunzi bifatika, bakabishaka mu manyanga, bati niba Imana yavugaga. Ntubyitiranye n'amasezerano. Ibisa n'amasezerano wapi, uramenye wirinde. Imana idufashe, komera wihangane. Birashoboka ko Imana yagusaba igikomeye, mbese wagitanga nk'uko Aburahamu yabigenje. Imana igushyigikire, Imana ikube hafi, kubashishe kuyumvira muri byose. Ku musozi Uwiteka kizabonwa, Imana irabifite. Wowe yikomezeho, wowe ntukiranirwe, wowe wumvire. Twigire kuri uyu wacu watubanjirije, sogokuruza w'abizera. Imana nibaha umugisha, murangize cyumweru neza, muzagire weekend y'umugisha. Amaraso ya Yesu akomeze kubatwikira, kandi imbabazi ze z'Imana zikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu.